Mwiriwe neza kandi muraho abakurikiye TV yacu Vumbura TV Rwa. Uyu munsi muri kumwe na Manishimwe Vincent, ngarutse ngiye kubabwira andi makode, mbashishikariza gukanda subscribe kugira ngo mujye murushaho kugenda mumenya andi makode menshi mutari muzi kandi mugomba kumenya. Ibyo byose n'ahandi wabisanga kuri TV yacu Vumbura TV Rwa, ukahamenyera byinshi kandi ukwiye kumenya. Rero ndabashishikariza kuba mwakora subscribe mukanakora share no kuri bagenzi banyu kugira ngo babe nabo babimenya. Ntago kwikubira ari byiza, ubwo ndabasaba mubikore kandi na bagenzi banyu bagire ibyo bamenya. Ubushize nababwiye amakode menshi cyane ariko uyu munsi hari indi kode bibaye ngombwa ko mbasobanurira neza. Kode ngiye kubasobanurira rwose nzeza akanyenyeri akego 06 urwego. Iyo kode imenya mobile na email number ya telefone. Iyo email telefone irayigira ntahihurira n'indi telefone. Iyo email ikintu izagufasha, nshobora kuba ntari nabasobanurire neza ariko biramwa ko mbasobanurira ikintu izagufasha kuba wamenya telefone yawe mu gihe wayibuze agace iherereyemo. Iyo email nuyirebaho neza bizagufasha kumenya telefone ya pirate cyangwa original. Mbasaba rero mwese iyo email mukimara kumenya uko irebwa mugombe muyandika ahantu, kuko mu gihe telefone yawe uzaba utayifite ubwo email iyo namba izagigufasha kandi ndizera izagufasha cyane kandi cyane izagufasha. Ubwo bakaba bandika akanyenyeri akego 06 urwego. Iyo email ihitiza bibaye ngombwa uhita uyandika ahantu, kuko isaha n'isaha iragufasha ikagufasha cyane. Kandi iyo email nanone rwose uramutse hagize umuntu uyimenya atari we nyiri telefone, ashobora kuba yagukorera ibintu byinshi cyane bibi. Ashobora kuba yakumviriza amabanga yawe utabizi mu gihe yamenye iyo email ya telefone. Telefone ntigihuza n'indi, mumenye kubitandukanya. Iyo email kuyireba telefone yose, iyo ukanzemo iyo kode bihita bikunda ako kanya. Noneho ako kanya none ngiye kubereka indi kode. Noneho iyo kode bandika akanyenyeri mu nyihanganire tujyane akanyenyeri akego akanyenyeri 46 akego akanyenyeri kumenya uko phone ikora. Iyo kode iyo uyishyize muri telefone yawe ihita itangira kukwereka wifi, data storage, battery. Ishobora kukwereka battery yawe garanti isigaje, ikakwereka uko phone yawe iri gukora muri ibyo bihe byose. Mbasaba rero kuba mwayikanda mwese, ikabafasha kumenya uko amatelefoni yanyu ahagaze. Kandi mbasabe mutabikerensa, mwumve ko ari ukuri. Noneho indi kode ngiye kubereka akanyenyeri 33 akanyenyeri akego. Mu gihe udashaka guhamagaza phone, nko mu gihe uhaye umuntu telefone udashaka ari buhamagaze telefone yawe, ukanda iyo kode. Kuyikuramo ukanda akanyenyeri 33 akanyenyeri ukandika ijambo pin, noneho ukemeza. Ikora kuri iPhone, telefone za iPhone, apana Android, Galaxy, apana. Ikora kuri telefone ya iPhone. Rero abantu mufite iPhone ngira ngo mwabyumva. Noneho indi kode akanyenyeri akego 8351 akego akanyenyeri. Kumva ibyakozwe kuri telefone mu gihe wari warambitse telefone ahantu, kumva ibyo telefone yakoze byose ugahita wumva ibyakozwe utiriwe ugira ahandi hantu ujya. Noneho nkaba nkomeje mbereka. Noneho akanyenyeri akego 21 akego kumenya abakwinjiriye. Iyo kode iyo uyikanze uhita umenya niba hari umuntu uri guhakinga amakuru yawe. Basabe rero umuntu uzi ko ufite amabanga menshi muri telefone, menya gukoresha iyo kode kugira ngo umenye niba hari umuntu wakwinjiriye cyangwa se utakwinjiriye. Kurikira tugendane, hato mutazavura n'ibibazo ugasanga babinjiriye babibye imibare y'amakonti, imibare y'ibanga mutazi ukuntu yibwe. Indi kode akanyenyeri akego 46 akanyenyeri akego akanyenyeri ubwo na akego akanyenyeri akego. Iyo kode ikintu ikora, igufasha kumenya umuntu ara telefone yawe irimo irakurura. Iyo bikanze ukurikiza amabwiriza
nuramuka usanze telefone yawe nta muntu ari gukurura uzagira amakenga, kuko aho hantu ushobora gusanga telefone yawe irimo irakurura utuntu tumeze nk'utumodoka. Rero aho hantu ushobora kuba winjiriwe, ujye uhita ugira amakenga cyane, burya ujye ugira amakenga kuko ushobora gusanga aho hantu wahinjiriwe urimo urahakingwa utabizi. Rero iyi saha ndabasaba ko rwose ingaruka mbereka ukuntu wahisha last scene yawe yo kuri WhatsApp, mbereka ukuntu wahisha stati zawe ntagire umuntu uzibona, ukagira umuntu ukuramo ntabone stati. Example ukavuga ati mfite umukobwa nkunda, ni batatu nkunda kandi bose bakunda kureba stati zanjye, ndashaka kwereka umwe ko mukunda, aba bandi bari ntibabibona, ndashaka gupostinga umwe nkamwandikaho utuntu twiza ko mukunda, ba bandi babiri ufite kuba wabakura kuri stati ntibabone stati, ubundi ugahita wereka, ugahita ushyiraho stati ikabonwa na wa wundi wenyine. Kandi nanone ufite ukuntu wereka stati umuntu umwe abandi bose ntibayibone, kandi ukagira n'ukuntu ubuza umuntu kureba stati. Ikindi nanone ufite ukuntu ushobora kubuza abantu kubona profile yawe ukayereka bamwe na bamwe. Ibyo byose nzakomeza ngenda mbereka ibintu by'ikoranabuhanga. Muzakurikire kode y'ubutaha, nzagenda mbereka ukuntu wamenya imibare y'amakonti, imibare y'amabanga, ukuntu wabona file network, ukuntu wabona file wifi. Byose dukurikirane, tuzagenda tubimenya. Ndabakunda cyane, mwari muri kumwe na Manishimwe Vincent kuri TV yacu Vumbura TV. Mukande subscribe, ubundi dukomeze twijyanire dutwike. Numva bavuga gutwika. Muntu rero, muntu uzi ko ufite amabanga, nyegera. Muntu uzi ko hari umuntu utizera, nyegera ngufashe kuba wamenya byinshi. Kandi niba uzi ko hari umugenzi wawe ufite ibibazo nk'ibyo, musangize iyi video nawe abashe kuba yamenya uko phone ye ihagaze, abashe kuba yamenya iby'umukunzi wamukinga. Mbereka n'ukuntu ushobora kwandikira umuntu wakuborotse, mbereka n'ukuntu ushobora gusoma SMS zasibwe. Ibyo byose nzagenda mbibereka, mbere ukuntu washyira password kuri account y'umuntu. Abandi rero mukurikire channel yanjye Vumbura TV, muramenyera byinshi. Sawa, ndabakunda cyane Vumbura TV.